ujya gushakisha ibirayi, ukabyuka ujya guhiga, aho abantu benshi twese dutandukaniye nyine ntabwo duhiga mu buryo bumwe, nta nubwo yewe tunakora n'akazi kamwe. Wakibaza se ni ukubera iki ibyo ngibyo ndi kubivuga? Impamvu tumara igihe kinini cyacu dukorera ababosi, tujya mu bintu byinshi ugasanga turahuze, ariko ikibazo kikagira giti. Iki kibazo abantu benshi ntabwo mukunze kukibaza, kandi iki kibazo kirimo ibisubizo byinshi byaguhindurira ubuzima ubashije kucyitaho ukagiha agaciro. Impamvu ubona abantu basazira mu tuzi tumwe na tumwe, ugasanga umuntu asaziye ahantu hamwe, ni ukubera ko iki kintu atakizi. Ndagusezeranya yuko nyuma yo kumva iki kiganiro ukaza gushyira mu bikorwa ibyo nakubwiye, kiragufasha kandi kizaguhindura ubuzima, kandi ari nayo mpamvu turi hano kugira ngo dufatikanye kurema ubuzima bwiza bw'imitekerereze no guhindura ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira, iki kiganiro nagikunze cyane kuko ni ikiganiro abantu mwese urakeneye. Ese wowe uriyizi ubwawe? Ubu nkubajije urinde? Who are you? Nkubajije gutyo wansubiza ngo iki? Abantu benshi bashobora kuvuga ibyo bavuga, bashobora kuvuga ati njye ndi umukanishi, njye ndi umudozi. Ibyo ntabwo ari wowe. Ndakubaza ni who are you? Icyiza ni uko tugiye kuganira hano kuri Sinibazi TV, tukaba tugiye kuganira muri iki kiganiro The Voice of Life. Iyi ni episode ya mbere mbahaye, kandi ndabizi neza iyi episode irabafasha kubera ko ni episode mwari mukeneye. Iyi kwimenya ubwawe, imenya ubwawe. Ese ubundi uriyizi? So mbahaye ikaze mu kiganiro The Voice of Life, dutangire icyatuzanye. Mu buzima bwa buri munsi tubyuka tujya guhiga twese, tukabyuka tujya gushaka amaramuko, ariko iyo urebye amasaha 24 ukabara ukwezi kose gushira, nta gihe ufashe n'umunota n'umwe ngo ubashe kwibwiza ukuri, wibaze ati ndinde. Ariko ibyo byoroshye. Kuva ndi hano nka Coach Snell, ngiye kukuganiriza nkubwire n'icyo wakora kugira ngo uwo mwanya ujye uwubona muri ka kazi kawe umunsi ukora, za saa 11 ubyuka. Ndagira ngo mu kanya nkubwire inkuru y'umuntu nako nagiye no kure, ni inkuru ya Mike. Iyi nkuru ya Mike rero niyo irimo isomo ry'uyu munsi tugiye kwigira hamwe kuri Sinibazi TV mu kiganiro The Voice of Life ugezwaho na Coach Snell. Hari abantu benshi bamara imyaka yabo yose bambaye mask. Hari ukuntu uzareba umuntu wambaye mask aba afite indi shusho, hari n'indi shusho utamubonamo. Abantu bamara igihe kinini baseka, batishimye, bakavuga ibyo abandi bantu bashaka kumva. Sometimes usanga ubwo ari bwo buzima bwacu bwa buri munsi, bakabaho ubuzima bwo kuba, bakabaho ubuzima bwubakiye ku gushimisha abandi. Nawe shyira mu bwenge, buhoro buhoro batangira kwibagirwa abo ari bo. Niyo mpamvu natangiye ikiganiro nkubaza ati uriyizi ubundi? Uriyizi? Utagiye kumbwira ngo uri umufundi, uri umwubatsi, uri umuyede, uri umudogiteri, titire zose usanga bavuga ati dogiteri kanaka. Ese ubundi uriyizi? Iyi si ifite uburyo bwinshi bwo kuguhindura. Social media ikubwira uko ukwiye kubaho, sibyo? Zino social media zaje, aya platform, ureba ukuntu abantu ibyo bakora ukumva ko ariko aribwo buzima nyakuri, aribwo ukwiye kubaho. Mbese barakugenera, barakuyobora. Inshuti zawe zikakubwira uko ukwiye gutekereza. Imagine nawe ufite uburenganzira bwo gutekereza neza, kandi wangiza inshuti zawe zikakubwira uko ukwiye gutekereza. Ibyo rero hari nshobora kubivaho cyane ntubyumve, ariko
biriya mwirirwamo mukora, biriya mukora, biriya mwirirwanamo, usanga ibintu bakora nawe nibyo ukora. Nibyo nari ndi kukubwira ati usanga inshuti zawe zigena uko utekereza, sosiyete ikakubwira icyo bita success, sosiyete nyine ikwereka ibyo bita ubutsinzi. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: ese niba ubuzima bwawe bwose buyoborwa n'ibitekerezo by'abandi, wowe uba uri nde? Nicyo nkubaza, wowe uba uri nde? Hari abantu benshi bafite followers benshi ariko batazi abo aribo. Hari abafite amafaranga ariko imbere bumva muri bo batuzuye, bakumva hari ikibura. Hari abaseka ku manywa ariko byagera nijoro bakarira, igihe bari bonyine bararira. Kuki ikibazo? Kuko ikibazo sibyo, ikibazo si ukubura amafaranga, si ukubura inshuti, si no kubura amahirwe. Ikibazo kinini ni ukutamenya uwo uri we. Kuba utiyizi nicyo kibazo nyamukuru gituma ubuzima bwawe budahinduka, gituma ubuzima bwawe buhora uko bumeze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rugendo rukomeye cyane umuntu ashobora gukora, urugendo rwo kwimenya. Hari umusore witwaga Mike. Yari umusore mwiza pe, ubona afite igihagararo, ashingwa, ameze neza. Yari umusore abantu bose baramukundaga pe, umusore ukundwa na bose, ubona umusore w'umugirigiri, umusore rwose ufite ibigango, uteye neza kweri. Iyo yabaga ari kumwe n'abandi, urabona ari ukuntu abantu bamuhuriye mu ikipe imwe, nawe yahitaga akunda iyo kipe nyine, ubwo akahita nyine, ni kwa kundi usanga umuntu ari mu gihe iyo bigiye, usanze abantu, kwa kundi usanga abantu bari wenda tuvuge nk'urugero barimo barakina amakarita, nawe wese ujya gukina ikarita, ugasanga abantu barimo barabyina, nawe wese ujya kubyina, ugasanga abantu barimo bafite ibintu barimo barakora, kandi ibyo bintu muri tuvugishije ukuri ntabwo ariko umeze, nta nubwo ubikunda. Ni ukugira ngo wumve ko utari wenyine. Uko kugira ngo utaba wenyine niho usanga utakaza agaciro kawe, ugatakaza n'uwo uri we. Iyo inshuti zawe zivuze ko ibintu runaka ari byo byiza, nawe ugahita wemera. Mu by'ukuri Mike ntiyashakaga kuba wenyine. Nk'uko wumvishe iyi nkuru, Mike ntiyifuzaga kuba wenyine. Yumvaga ko niba abantu bagiye gufashoninga azaba ahari, nawe ahita ajya gufashoninga. Niba bagiye gukina basket, nawe arajya gukina basket. Mike yatinyaga kuba abantu bamwanga, yatinye kutemerwa, yatinye kuba utandukanye. Ntugora wisanisha n'abandi bantu mudahuje, kubera ko udashaka ko nyine bagira ukuntu bakwereka influence itandukanye niyo wifuza. Ibyo rero harimo no kugira ubwoba. Niyo mpamvu yahoraga ahinduranya personality ye bitewe n'uwo bari kumwe. Ni wa muntu uzasanga uyu munsi arimo araririmba, ejo ari gukina filime. Ubu kubera ko yagiye abona abandi bantu cyangwa abashuti be bari muri ibyo bintu, hari amadomene barimo, nawe akahita yifuza kuyajyamo bitari ngombwa. Abantu babonaga aseka, bakabona afite confidence, ariko imbere muri we yari umuntu uri confusion. Buri joro iyo yabaga ari wenyine mu cyumba cye, yumvaga hari emptiness idasanzwe. Ukumva nyine ufite urungu, ukumva hari ikintu kiri kubura cyane muri wowe, ukumva hari ikintu wabuze. Kuko kwa kundi gukunda ikintu bita comfort zone, no kumva usarandinswe n'abantu benshi.
yafunguraga fone ye akajya kuri social media akabona abandi basa n'abazi icyo bashaka mu buzima, wakibaza ati kuki njyewe numva ntazi uwo ndi? Nawe icyo kibazo wakibaza, ese wowe uriyizi? Uzi uwo uri we? Umunsi Mike umunsi umwe yagiye gutembera wenyine, kwa kundi uvuga ati reka umunsi ndashaka kuba ni jyenyine, reka nihe umunsi wanjye jyenyine, nta nshuti, nta fone, nta muziki, ukicara ahantu hatuje igihe kirekire. Nibwo yibajije ikibazo cyahinduye ubuzima bwe, ngira ngo nawe bishoboka wakibaza, kansubiza muri komenti igisubizo. Ese njyewe ndinde iyo abantu bose badahari hafi yanjye? Icyo kibazo yibajije cyaramuhinduye ku rwego utumva, kuko bwa mbere yahuye nawe hari ukuntu nyine wicara ukabona wenda uri kumwe n'undi muntu, ako uwo muntu nyine wa nyawe ni nk'uko wakireba muri miruwari, uriya wundi ureba muri miruwari tuvuge ni wowe, ariko ukajya ubona uwo ubona atandukanye nawe, nta role, nta acting, nta pressure. Kuko Mike guhora ari kumwe n'abantu, ari kuba mu buzima bwabo, ari kugendera ku bitekerezo byabo, we ubwe gusa yaje gufata umwanzuro wo gutangira urugendo. Rero iyi nkuru ni iriya somo urikuyemo? Nyandikira muri komenti aho ngaho. Kuki abantu benshi batamenya abo bari bo? Reka tuvuge ku mpamvu zituma umuntu abura identity ye. Ikintu cya mbere ucyumve utuje, kuko iki ni ikibazo gikomeye, n'iki kiganiro niba uzi ko hari umuntu ukunda, kimusharinge, kimusangize, yumve izi nama, yumve iki kibazo. Erega kino kibazo niba uzi undi muntu ugifite, wamusangiza iyi videwo, ukamushishikariza no guhora areba izindi videwo zamufasha, kuko turi hano kugira ngo dufatikanye kubaka intekerezo nzima, kubaka iterambere. Nizere ko ibyo wumvira aha buri munsi ubishyira mu bikorwa, kuko ubaye utabishyira mu bikorwa cyaba ari ikindi kibazo gikomeye, nicyo nazakiganiraho. Ikintu cya mbere, kubaho ushaka approve y'abantu, kubaho ushaka ko abantu bakwemera, kubaho ushaka kwemeza abantu. Abantu benshi baba addicted yo kuba bashaka kuba approved ku bandi bantu. Iyo umuntu akubwiye ngo uri smart, wumva bafite value, wumva nyine ufite agaciro, kuko umuntu yakubwiye kuri smart. Nawe urabizi, umuntu akubwiye ati wambaye neza, man uri smart, uba wumva nyine aribwo ufite agaciro. Iyo umuntu abanenze bahita bumva nta gaciro bafite. Urabizi, umuntu ashobora kukubwira ikintu ukumva aragusebeje, ukumva nyine hari ukuntu utiyumva neza, ukumva nta gaciro ufite. Iyo umuntu ubuzima bwe buyobowe n'ibitekerezo by'abandi, uhora uhinduka, kuko abantu bahora bahindura options zabo. Abantu urabizi, ibintu by'abantu bihora bihinduka. Uyu munsi baragukunda, ejo bakakwanga, ejo bakakuvuga nabi. Mbese ntumenye ko abantu barahinduka. Uyu munsi abantu bashobora kwibuka, ntabwo abantu bajya bibuka ibyo wabakoreye, ntabwo bajya babyibuka ngo banabigushimire. Niyo mpamvu usanga uyu munsi umuntu yagukunze avuga ati urarenze, Coach Sunil urarenze, ni wowe utugira inama nzima. Ejo akazatangira kuvuga nabi, ngo urabona biriya biganiro by'ibiki n'ibiki. Ibyo bibaho, turabizi. Iyo ibyo bavuga ari byo, bigena uko wiyumva. Uzahora ubaho
muri confusion, nyine uzahora wumva hari ukuntu sinzi ukuntu nabikubwira, ariko uhora nyine wumva ni kwa kundi umuntu atuma wiyumva nabi, ugahora uri mu bintu biri kuva se ibyo ibi bintu ni iki. Ikibazo ubwo ni indi mpamvu ya kabiri, kwigereranya n'abandi. Nyaboneka niba ukurikirana bino biganiro, ndagusabye iki kintu cya kabiri ugitega amatwi cyane, kwigereranya n'abandi. Social media yasize abantu benshi bibeshya ko ubuzima bwabo, nyine yasize abantu benshi bibeshya ko ubuzima bw'abandi butunganye. Imagine ubuzima bw'amafoto ubona kuri za social media, za Instagram, za Facebook, amafoto ubona, uwakwereka ubuzima bwabo bwa nyakuri, ushobora gusanga amafoto abeshya, ushobora gusanga ziriya video bakwereka babeshya. Ukabona umuntu afite imodoka nziza, undi afite relationship nziza, undi afite amafaranga. Buhoro buhoro ugatangira kwanga ubuzima bwawe. Ariko ikibazo ni iki? Iyo uhora ureba ubuzima bw'abandi, wibagirwa kubaho ubwawe, uriyibagirwa. Comparison ni thief of identity. Kwigereranya ni umujura wa personality yawe ubwawe. Nyine kwigereranya n'abandi ni ibintu bigutwara imyirondoro yawe, irangamuntu yawe. Ntushobora kumenya uwo uri we niba buri gihe uri kugerageza kuba nk'undi muntu, kandi urabizi ingendo y'undi iravuna. Icya gatatu, guhora uhinduranya personality yawe. Hari abantu bafite personality zitandukanye bitewe n'aho bari. Mu rugo ni abandi bantu, ni abandi, sibyo? Ku kazi ni abandi, mu nshuti ni abandi, kuri interineti ni abandi. Nyine ntabwo ushobora kumenya uwo muntu uwo ari we. Ni ukuvuga mu rugo afite ukuntu ameze, ku kazi akagira ukuntu ameze, no ku ishuri cyangwa no mu nshuti ze, even no kuri interineti ugasanga ni wa muntu udashobora gusobanukirwa. Nyine ni wa muntu nyine utamenya ngo ninde nyine ni. Ibyo bikorwa no gutinya kwanga, kuko urumva ibyo bintu n'ubundi biguforosa, nyine bituma ni akajagari. Ibyo bintu byose ukora ugamijwe nyine no gutinya ko abantu bakwanga. Ariko uko ugenda wambara masike nyinshi, ni nako ugenda utakaza uwo uri we nyakuri. Icya kane, gutinya kubaho uri wenyine. Iki kintu abantu nabo mugitega amatwi, kino kintu kirakomeye, gutinya kubaho wenyine. Abantu benshi bakunda kurira mu miryango, tugakurira mu bantu, ariko bikagorana kuba wava, ndavuga ati kuba wafata umwanzuro ukagenda ugatangira ubuzima bwawe wenyine, ukiga kubaho wenyine, ukiga gufata responsibility z'ubuzima bwawe. Biragora kandi abantu ntabwo babasha kubyumva. Hari impano nyinshi zipfa kubera ubwoba. Abantu benshi bazi ibyo bakunda, bazi impano bafite, ariko batinya kubigaragaza. Kandi niko kuri, abantu benshi batinya kugaragaza ibyo bazi. Ushobora kuba uzi ko wajya imbere y'abantu ugapresentinga ikintu neza, ariko kubera ubwoba ufite bukakuzitira. Kuki? Kuko fear of judgment ibafasha. Ni ukuvuga ati ubwoba mucira ni urubanza ucira ibintu ugiye gukora. Nyine bwa bwoba ukavuga ati se nimbivuga nabi, wumva watangiye kwicira urubanza, nturanabikora. Kuki utinya ikintu utarakora, utazi neza nuko kimeze, ukagicira urubanza? Batinya comments, batinya criticism, nyine kugira ikintu babavugaho barabitinya. Batinya kubaho batandukanye. Nyine shaka nyine
kuba uri kopi y'abandi bantu kandi y'ibyo bintu ugasanga ntunabikunda, ariko ukuri ni uko abantu bakomeye ku isi ni abantu bamwe, ni abantu bemeye kubaho ubwabo, ni abantu bemeye nyine kwakira uko bari, bakemera noneho kubikorera bakagera n'aho babikundisha isi, n'isi ikagera n'aho itangira kubigana, bemeye kuba bari bo. Reka nkubwire uko wakimenya. Ikintu cya mbere, mara igihe wenyine. Ntushobora kwimenya mu rusaku rw'abantu bose. Sometimes uba ukeneye kuba ahantu hatuje, ugomba kuba silent. Akenshi urabizi duhora mu rusaku, usanga wabyukiye mu rusaku, ubyutse uri mu bidunda, ugiye mu kazi ni urusaku, ni urujya n'uruza rw'abantu, utashye n'induru n'ibiki, usanga nta mwanya ugira wo gutuza. Ukeneye igihe cyo gutekereza, kwibaza ibibazo bikomeye. Ukeneye kwibaza ibibazo: nkunda iki? Nanga iki? Ibibazo byumve neza, kuko ndashaka ngo ni nk'agatesiti kari butume wimenya. Nkunda iki? Ese mu buzima bwawe ukunda iki wowe? Haba mu byo kurya, mu myambarire, mu bindi bintu bitandukanye. Ibibazo ikibazo ushakire igisubizo. Nanga iki? Ubaze ikintu wanga, urabizi nawe. Ni iki kintera kwishima? Ikintu kikunezeza ni igiki? Ni iki nkiri gukora abandi gusa? Ikindi kibazo, ni iki nkiri gukorera abandi gusa? Ibyo bibazo ugomba kubibaza. Iyo uri wenyine niho utangira kumva ijwi ryawe nyakuri. Icya kabiri, menya ibyo ukunda. Abantu benshi bahora ubuzima batigeze bibaza icyo bakunda, bakora ibyo sosiyete ivuga, bakubakira ibyo inshuti zabo zikora, ariko umuntu wishimye cyane mu buzima ni umuntu ubaho ubuzima bujyanye n'ibimushimisha. Icyo kintu ucyandike ku gakayi aho ngaho. Nizere ko ibi biganiro byumva wafashe agakayi n'agakaramu. Baza umutima wawe: ni iki nkora nkumva naruhutse? Ni iki nkiri gukora niyo nta mafaranga ahari? Urumva ukuntu wabaza umutima wawe? Ni igiki wumva warara ukora utaruhutse? Nyine cya kintu ushobora kuvuga ati nanarara n'amajoro. Ni igiki kintu ushobora gukora niyo bataguhemba kandi ukagikora neza? Ibaza icyo kibazo, numenya icyo ari cyo uragenda bigufasha. Aho niho ushobora gusanga papasi yawe. Icya gatatu, reba impano zawe. Buri muntu afite impano. Hari impano ushobora kuba ufite: kubyina, kuririmba, gusetsa, gukora utuntu n'utundi. Hari abazi kuvuga, hari abandika, hari abayobora abandi, hari abafite creativity iri hejuru, hari abafite wisdom, abantu bafite ubwenge bwo kuba ubasha kureba ikintu ukagishyira abantu bakakiyoboka. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi birengagiza impano zabo kuko basa n'izisanzwe. Kuko abantu basa n'izisanzwe nyine. Urumva ni bya bindi nababwiraga, ibintu byo gukomeza mushaka kwigana ibintu bitari ibyawe. Reba icyo ukunda ugishakire, urebe ukuntu wagiteza imbere kikakubyara umusaruro, ukaba wagera ku bindi birenze ibyo ushaka. Icyo ukora nyine gisanzwe kiri naturere, gishobora kuba impano ikomeye. Bya bintu ukunda, uzareba ibintu bigutwara umwanya. Iryo ni ryo ibanga mwibiye, ndabizi abakantu uzakagerageza. Icya kane, stop copying everyone. Ntuzigere uba special niba uri
kopi y'abandi. Nabikubwiye ati ni ukuvuga ati impano y'undi cyangwa urugendo rw'undi ruravuna. Uharanira kuba wenyine ntugafate ibintu by'abandi ngo ushake kwisanisha nabyo. Iyi si ntikeneye undi muntu umeze nka runaka. Ikeneye wowe nyakuri. Iyo wemeye uwo uri we, niho confidence nyakuri itangirira. Hari abantu benshi bafite imyaka 30, 40 kuzamura 50 ariko bataramenya abo ari bo. Bubakira ubuzima bwabo kuri expectation z'abandi. Babyeyi bavuga icyo bagomba kuba. Inshuti bavuga uko bagomba kubaho. Internet ikabereka standard z'ubuzima. Ariko umunsi umwe uzabaho ubuzima bwawe wenyine. Niyo mpamvu kwimenya ari ingenzi. Kuko iyo utazi uwo uri we, iyi si izakubwira uwo ukwiye kuba. Reka tuvuge some quotes ari nazo tugiye gusorezaho iki kiganiro. Nizere ko cyakunogeye. Quotes ziri mu Cyongereza. Quote ya mbere: Know yourself before the world defines you. Ntukabereho gushimisha abandi bose. Power starts with self-awareness. Iyo utazi uwo uri we, uzabaho ubuzima bw'abandi. The strongest people know exactly who they are. Kwimenya ntabwo bibaho umunsi umwe, ni urugendo. Hari igihe uzamenya ibyo ukunda, hari igihe uzahinduka imitekerereze, hari n'igihe uzasanga waribeshye, wari warayobye kuri wowe. Wajyaga wibekera ibintu ukunda kandi atabikunda. Ariko byose bitangira ku cyemezo kimwe: ndashaka kumenya uwo ndi we nyakuri. Kuko iyo umenye uwo uri we, utangira kugira icyerekezo. Ntukongere kuyoborwa n'abandi bose. Ntukongere kubaho ushaka kwemerwa. Utangire kubaho ubuzima bwawe. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho na Coach Sunil. Uyu umunsi wimenye uwo uri we, ni wo munsi ubuzima bwawe nyabwo utangira guhinduka. Murakoze.